Mazina yanjye ni Ufitinema Ange, niga senior 6 MCE, ni ukuvuga Math, Computer Science and Economics mu ishuri rya College de Gisenyi Nyemeramihigo. Barakoze, nitwa Muhareke Innocente, niga muri senior 5 MCB, ni ukuvuga imibare, ibinyabutabire n'ibinyabuzima. Niba ari ugusenga no gusenga, niba ari ukwiga kandi nabyo kubashyiramo imbaraga, ndetse n'ibindi n'ikintu ushoboye urakigaragaza kugira ngo uzabashe kubaho neza. Murakoze. Nawe wasuhuza abadukurikiye ukanatwibwira. Mukomere cyane, nitwa Kizishuti Alexis, ndi umurezi muri College de Gisenyi Nyemeramihigo. Wow. Murakoze, mbanje kubasuhuza abadukurikiye muri aho. Yego. Nitwa Munyantore Ildefonsi, nkaba animateri muri College de Gisenyi Nyemeramihigo. Nje rero warunsabye kwivuga, ndi Padiri Musonera Theogene, ndi umupadiri wa Diocese ya Nyundo, nkaba mvuka muri Paroisse ya Nyange, ariko nkaba nkora ubutumwa muri Paroisse Stella Maris, by'umwihariko mu ishuri rya College Nyemeramihigo. Muri iryo shuri rero nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire, Prefet de discipline nkuko bajya babivuga. Ndumva muri make ari byo nakubwira. Ugiye nko muri Rwanda Revenue wasanga hari abantu barimo cyangwa babayemo bize muri college, wajya mu banyamibare dufite muri iki gihugu wabasangamo, wajya no mu mikino, college irazwi mu mikino ngira ngo urabizi, Haruna Niyonzima urabazi, abitwa ba Ismael, abitwa ba Alexandre Bizagwira n'abandi benshi, abo bose nabagiye baca muri college kandi bakaba bafite ukuntu bahagaze uyu munsi. College de Gisenyi Nyemeramihigo. Yego. Na mugenzi wawe nawe reka dusuhuze. Barakoze, nitwa Muhareke Innocente, niga muri senior 5 MCB, ni ukuvuga imibare, ibinyabutabire n'ibinyabuzima. Barakoze. Nkuko mwabyumvishe nyine mu izina ry'icyo kigo ni Nyemeramihigo koko. Nyine imihigo yose turayemera. Harimo kwiga, gusenga cyane ndetse no gukora cyane. Izo nizo ntego eshatu ikigo cyacu cya College de Gisenyi Nyemeramihigo tugenderaho. Kwiga, gukora no gusenga. Kwiga, gukora no gusenga. Yego. Mu bintu maze kumenya mereye ku myigire yanjye, nkuko nababwiye ko niga Computer Science. Nzi gukoresha computer neza ku buryo nyine wanjyana nko mu biro byawe nkagukorera neza, kubera ko mbikesha Computer Science. Kandi ndi n'umwe economiste, nyine nko mu bintu bya comptabilité, nyine ushaka umuntu wakumanagingira amafaranga wandeba, kuko nyine baduha ubumenyi bwinshi cyane, bazi kwigisha, no mu mibare nyine ni byinshi cyane. Kandi mu bindi badutoza ni ugusenga, nyine tukubaha Imana, tukayimenyesha n'abandi kugira ngo nyine Imana ikomeze kumenyekana no mu batayizi, abakene ku mutima, kugira ngo twese tuzabashe kugira mu bwami bw'ijuru. Murakoze. Niga MCB. MCB harya bivuga iki? Imibare, ibinyabutabire n'ibinyabuzima. Ibinyabutabire n'ibinyabuzima. Ibinyabutabire ni ibiki? Twavuga nyine kari nk'ibintu dukura nyine ku bintu dufite hano muri nature, like nk'amabuye ava mu butaka tukayakuramo ibyo bita ores bakoresha mu gukoresha za diamond n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari ibyo dukuramo ibinyabuzima ni nka plants, dukuramo ibyo kurya, ibindi bikavamo imiti, dukoramo ibintu byinshi. Murakoze. Amazina yanjye ni Ineza Jire, niga mu wa gatanu Mate, Chemistry and Biology. Ninjyeho kuri abakatolike bose muri College Nyemeramihigo de Gisenyi. Urakoze cyane. Wiga ibintu birimo biology. Tuyikwanda dukora ga challenge. Hari ibyo twatiri kuganira mu kanya na bashiki bawe. Nababashije twatiri kuvuga ku kintu cyitwa photosynthese. None wenge kubaza respiration ni iki nk'umuntu ugeze mu wa gatanu? Respiration harimo nyinshi, wasanga wende mbajije serial respiration. Serial respiration is the process by which glucose is broken down into energy. Into energy. Which energy? ATP. ATP. Yes. Yego. Ubwo formule ni iyihe ya respiration? Respiration ni glucose plus oxygen bigatanga ATP plus heat. Plus heat. Yes. Yes, nibyo. Uragitsinze wowe.
nkwemereye akaji mu kanya uri umuntu w'umugabo ubwo none reka tuvuge uratubwiye ati ni wowe uhagarariye Catholique muri Collège de Gisenyi Inyemeramihigo. yego Urumva mwiga ibintu bikomeye cyane by'imibare na za biology na chimie. Umuziki ubafasha ute mu kwiga? umuziki undi naryo wabifata nk'irindi somo kuko umuziki nabyo bisaba kubyiga. hari barumuna bacu bari muri Orevu bajya bawiga kugira ngo nibagera hanze hano bazawukenera bazawukoresha kuko ntago umenya ikintu ejo kizagutunga. hari igihe uri kwiga MCB ariko ugasanga hanze ahangaha ikintu kiragufasha ni umuziki. Nk'urugero nkanjye niwe untunze kandi nanjye hari n'ibindi nize. Siko ibyo bintu uvuze ari byo, ni ukuvuga umuntu aba agomba byose kubimenya. Byose ugomba kubimenya akabagabarira yose. Ni iki wabwira urundi rubyiruko rutari ku ishuri ruri hanze rurirwa mu bindi bintu bitari byiza? urubyiruko ruri hanze rwataye ishuri narugira inama yo gusubira mu ishuri niba bafite amahirwe, kuko ubu ngubu ibintu bigezweho cyane ni ukumanza wabyiga. kubera ko ubu tugiye muri gahunda ya digitale, ubwo umuntu utazazuba wakandagiye mu ishuri ndakeka n'ahandi ubwo bumenyi azabubonera. keretse nabwo nikubita agashyi akajya wenda nko mu mashoti kose, wenda aho ngaho ashobora kuzabonamo ikizamufasha, wenda nacyo cyamuhesha akazi keza. Ndavuga AI, artificial intelligence, nk'ikintu cyadutse muri iyi minsi. Mwebwe nk'abanyeshuri bo muri segonderi muyifata mute, ibafasha iki? AI idufasha mu bintu byinshi cyane. Nanone ejo bundi hari bakuru bacu nabo n'abandi banyeshuri twigana bakeya baje muri competition ya AI iThron. Baraje baratsinda baba bakabiri ku rwego rwa nationali. Icyabaye cya mbere ni coding. Ubwo uri kumva ko nkatwe abanyeshuri bizadufasha mu kubona amahirwe, kuko abo babaye abambere babonye amahirwe yo kujya hanze muri USA. Ubwo twe bizadufasha muki, ubwo bizatwungura ubumenyi, bitwereka ukuntu twabukoresha mu buzima bwa no busanzwe n'ubwo ku ishuri, bikadufasha mu kwiga. Twagera hanze bikadufasha wenda nko mu gushaka, ko hari aho biga gushaka akazi mu gukoresha AI gukora projet runaka, bikazadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze, mbanje kubasuhuza abadukurikiye muri aho. Yego nitwa Munyantore Ildefonsi, nkaba animateri muri Collège de Gisenyi Inyemeramihigo. Naganiriye n'abanyeshuri bawe bambwira ko hari mufite amasection menshi cyane, za mate, physique na biologie n'ibindi bitandukanye. Kuvuga mwiga ibintu byinshi cyane. Noneho ubu ngubu rero mwaje muri studio ko ari amasiyanse, kandi nawe ukaba uri umurezi. Umuziki ubafasha ute, muhuza gute n'amasiyanse, cyangwa hari icyo gufasha mu kuyobora no kurera abanyeshuri? Buriya ibintu bya loisir nibyo bifasha cyane mu bigo by'amashuri kugira ngo discipline yiyongere. Kuko hatarimo loisir n'imikino ntabwo abanyeshuri bagira byinshi bahugiramo. Ariko iyo bahugiye mu mikino, mu ndirimbo, biradufasha cyane, kuko igihe kinini batari mu ishuri baba bahugiye muri iyo loisir. Wow. Ni ubuhe buryo bundi mukoresha kugira ngo muvumbure izindi mpano abanyeshuri banyu bifitemo uretse umuziki? Tutagendeye ku muziki, tugendeye nko muri siporo muri rusange, dufite umupira w'amaguru, dufite irerero rya football Isonga, tukagira handball, tukagira basket, tukagira na volley. Ibyo byose rero iyo abana bari gukina, umwana araza yagera mu kibuga ugahita ubonera ko nimba ashoboye volley, nimba ashoboye football, niba ashoboye basket cyangwa handball, ukabibonera aho ngaho ukamurera ukurikije ikibona umwana akunda. Kandi bikabafasha no kuyenda muri management yabo nk'uko wari bitubwiye. Ni ibihe bibazo byugarije umunyeshuri wo muri iki gihe turimo cya digitali, aho AI zaje n'isi yabaye digitalize? Yenda n'ibihe bibazo abanyeshuri mu burezi mufite nkawe nk'umurezi? Ikibazo dufite kijyanye n'ikoranabuhanga
ririho ubu ngubu. Abana bari kujya nkatwe dufite section ijyanye n'ikoranabuhanga, dufite ibyumba by'amakompiyuta bajyamo. Hari igihe umwarimu aba arangara gatoya aho kugira ngo bakurikire isomo bari barimo. Urumva nk'ishuri ririmo abanyeshuri nka 40, ntabwo umwarimu yabarebera rimwe. Hari igihe rero bagucunga bakajya kuri interinete, kuri YouTube bakareba ibitabareba, bikaba byatuma ubwonko bwabo buturuna bukajya mu bindi bintu uriye kugira ngo buze mu masomo bari kwiga. Iyo ni imbogamizi dufite cyane, ariko turagerageza nyine. Ikoranabuhanga ni ikoranabuhanga. Ndabyumva. Ni izihe ngamba mushyiraho kugira nabyumvise? Urumva kuri interineti habaho ibintu bitandukanye, byiza n'ibibi. Mwebwe mubigenza mute kugira mu managing? Ubu ngubu mu minsi yashize twari dufite abanyeshuri, buri munyeshuri agashaka kuzana imashini laptop ye, n'ababyeyi bakabimwemerera. Tumaze kubona icyo kibazo gihari cyane ko hari nk'abo bajyaga kuryama, bamara kuryama abandi bakabyuka bakajya ku mashini zabo kubera connection wari ifunguye. Ubwo bikaba byatuma bitubangamira mu mirererwe yabo. Ariko ubu ngubu imashini twaraziciye, twabwiye ababyeyi yuko izabo bazibika, noneho abanyeshuri bagakoresha iz'ikigo kuko dufite ibyumba 3 bya computer. Abarimu nyine baragerageza, igihe umwarimu abona abana ari benshi natwe akatwifashisha, tukaba twicayemo turi gukurikirana ibyo barimo. Umwarimu nawe kwigisha, ariko natwe turi kureba ibyo barimo kugira ngo hatagira utana akajya mu bindi. Wow. Animate, yenda mu bijyanye na discipline, ishuri ryanyu ni Collège de Gisenyi Inyemeramihigo. Bambwiye imihigo ko ari ugusenga, kwiga no gukora. Mugeze he? Ni biki mumaze kugeraho? Yenda ishuri sinzi igihe rimaze, ni biki mumaze kugeraho bifatika waratira abandi? Collège de Gisenyi ni ya kera, ni ya kera cyane, nanjye ntaravuka muri za 60 mbo. Icyo nayabaratira, twebwe muri collège nyine nk'uko abana babibabwiye, turasenga, tukiga, tukanakora. Iyo ndebye mu mitsindire nka troncome ni 100%. Muri section tugira section ubu ngubu barazihinduye, twagiraga PCM, tukagira mese, tukagira na geography. Ubu ngubu batuzaniye stream ya mbere n'iya kabiri kubera nyine impinduka zigenda ziza mu burezi. Ariko icyo nashishikariza abantu muri collège, turigisha abatugana, bazi batugana, turarera muri discipline no mu mikino tukajyamo. Ubu ngubu ibikombe by'akarere twatwaye ibikombe bigera muri 4 muri ino sezo, n'ibindi bikiza bijyanye na computer. Ejo bundi abana bagiye muri competition i Kigali bazana imidari. Ibyo byose nibyo naratira abumva iki kiganiro cyacu kugira ngo nabo bazaze birebere, kugira ngo baduhe abana tubarerere. Animate, murakoze. Nanjye mfite umwana uri gukura, ubwo nagera igihe nzamubazanire. Nawe uzadusure urebe ukuntu ikigo cyacu ari cyiza. Ni ikigo Kigali kandi cyiza, umuntu wese nakimuratira akazakura, n'ugenda ushobora akaza akahareba. Urakoze cyane kuma aka kanya, ndakuramugije kandi mu izina rya Yezu Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Rero mbere na mbere ndagira ngo mbanze nagushimire uburyo watwakiye ahangaha. Bigaragaza ko uri umuntu mwiza, kandi nabo mukorana bose ari abantu beza, ndetse n'ibyo mukora bikaba ari byiza. Nyagasana bidukomereze. Nge rero warunsabye kwivuga. Ndi Padiri Musonera Theogene, ndi umupadiri wa Diocese ya Nyundo, nkaba mvuka muri Paruwasi ya Nyange, ariko nkaba nkora ubutumwa muri Paruwasi Stella Maris, by'umwihariko mu ishuri rya Collège Inyemeramihigo. Muri iryo shuri rero nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire, Prefet de discipline nk'uko bajya babivuga. Ndumva muri make ari byo nakubwira. Nshuti bakunze ba Pro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo,
abari mu Rwanda ndetse no muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe. iteka ryose. Gahunda ni Catholic Church Entertainment mu ngingo zitandukanye, mu ndirimbo zikoze neza ndetse no mu kwemera kwacu. Murabizi ko inshingano za Kiliziya Gatolika ari 3 z'ingenzi: kurera, gutagatifuza no kwigisha. Rero muri aka kanya murabona ko ndi kumwe n'abanyeshuri beza cyane, bari kumwe na padiri n'abarezi babo. No kuvuga ko twageze n'ubundi ntago twasohotse muri Kiliziya, turi muri Kiliziya ariko muri context y'uburezi. Hari indirimbo nziza cyane bagira, reka bayituririmbire ubundi tuganire. Inyemeramihigo ntiduhindagara, inyemeramihigo turabahungu, abakobwa twanitse imirindi, inyemeramihigo duhorana impambara mu ntambara. Wow. Inyemeramihigo cyangwa inkomezamihigo? Inyemeramihigo. Wow, ni byiza cyane. Padre, uradusobanurira icyo bisobanuye ngo muhorana, ngo sinzi ibintu muhorana mu ntambara. Duhorana impamba cyangwa se duhorana imbaraga mu ntambara. Mu ntambara cyangwa mu mihigo. Duharanira gutsinda. Wow, ni byiza cyane Padre. Ndagira ngo noneho abantu bafite amatsiko, Collège Nyundo, Collège do Nyundo nibyo, do Gisenyi inyemeramihigo nibyo. Utubwire description d'artaille dans l'espace, uri dukundishe, tubwire niki, duha ifoto y'iyo collège. Urakoze Emi, urakoze kuba watwakiye ukadufasha, urakoze no kuduhaye kano kanya kugira ngo tuganire, twibwire n'abakunzi ba Kiliziya, abakunzi ba Emi Pro. Turi inyemeramihigo ko turi aha twaturutse mu ishuri rya Collège do Gisenyi Inyemeramihigo. Ni ishuri riherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rugerero, mu kagari ka Gisa, mu mudugudu wa Shweme. Ni hafi cyane y'umujyi wa Gisenyi kuko ni mu birometero nk'umunani gusa ukaba ugeze mu mujyi wa Gisenyi neza. Uturutse kuri kaburimbo ni nko muri metero zitarenze 10. Ukaba ugeze mu kigo muri iryo shuri ryiza rya Collège Inyemeramihigo. Aho niho muherereye. None aho muherereye mu gihe aho duherereye mu situation d'artaille dans l'espace. Ubwo urashaka kumenya igihe Collège yaba yaratangiriye? Yego, urakoze. Collège rero Inyemeramihigo cyangwa Collège do Gisenyi Inyemeramihigo izwi cyane ku izina ry'Inyemeramihigo. Ni ishuri rikuze. Yego. Ni ishuri rya kera ryatangiye ahagana mu mwaka w'1962. Ritangirira i Rubavu mu mujyi wa Gisenyi. Rirahakurira, nyuma yaho gato muri 1984 niba nibuka neza nibwo ryaje kwimukira aho riri ubu ngubu mu Rugerero. Ariko ryatangiriye aho bajya bita kuri Gendarmerie, ni mu mujyi wa Gisenyi. Ubwo ryari ryagutse rigize abanyeshuri benshi, nuko ryimukira aho ngaho kugira ngo ribashe kwakira umubare mwinshi cyangwa se umubare munini w'abanyeshuri. Yego. Rero guhera icyo gihe muri 1962 kugeza ubu muri 2026 ni ishuri ryagiye riyoborwa n'abantu batandukanye. Rigitangira ryayoborwaga n'abihaye Imana, abafurere b'inyigisho za Gikristo, abapadiri b'abayezuiti, kugeza muri 1993-94. Nyuma yaho rero riyoborwa n'abandi bantu basanzwe batarabihaye Imana. Guhera rero muri 2023 nibwo ryongeye gusubiramo abapadiri, kugeza ubu ngubu hakaba hari abapadiri 2 bafatanya n'abandi bakristo basanzwe gufasha urwo Rwanda rw'ejo ruhari, abana b'igihugu na Kiliziya. Padi, urakoze cyane kutubwira, kuduha ifoto nubwo itariho details zose, ariko iby'ingenzi turabyumvise. Buri shuri rero riba rifite misiyo, rifite ubutumwa. Mwebwe ubutumwa bwanyu hano munsi ni ubuhe?
ubutumwa bw'ishuri ryanyu, misiyo? Mbo ishuri ryacu rifite ubutumwa bwinshi umuntu yenda atarondora, ariko ubw'ingenzi nka rya jambo ujya wumva ukumva ngo moto cyangwa se ijambo ngenderwaho ry'ishuri, twebwe tugira ni amagambo y'impine yo mu rurimi rw'ikilatini AMDG, akaba avuga ad maiorem Dei gloriam. Ayo magambo rero ugenekereje gushyira mu kinyarwanda ni ukuvuga ko ibyo tugomba gukora byose twagakwiye kubikora kubera ikuzo ry'Imana. Wow. Ubwo turi aho ngaho, ibyo dukwiriye gukora ni ukuvuga abanyeshuri akenshi ubundi mu baforoma kugira nyine bazajye gukora bigirira akamaro bakagirire n'igihugu na kiliziya. Ubwo turahera ku masomo y'ingenzi mutanga muri iryo shuri kugira ngo tuze no kuvuga yenda ku cyo biba bizabagezaho. Urakoze. Amasomo y'ingenzi dutanga ni nk'ayo n'ibindi bigo byo mu Rwanda bitanga. Kiliziya Gatolika hiri hose ngira ngo urabizi yarabyiyemeje kandi izakomeza kubikora. Twebwe twifuza kurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Ubwo ngubwo tugomba gufasha abo bana kuba bashoboye mu bijyanye n'amasomo, ariko banashobotse nyine ari abantu bashobotse bitwara neza kugira ngo nyine bazabashe gukora ibyo bagomba gukora neza. Ubwo rero amasomo tutanga ni nk'ay'ahandi bagenda batanga, ariko twebwe nyine nka Kiliziya Gatolika tugatsindagira cyane iyo ngingo ivuga umwana ushoboye kandi ushobotse. Ngubu ni insanganyamatsiko yenda y'ibihe byose, ariko nk'ubu muri Kiliziya Gatolika ngira ngo murabizi insanganyamatsiko tugenderaho muri uyu mwaka ni ndera neza, nkure neza, ubundi nkore neza. Ubwo iyo nayo tugenda nyine tuyitsindagira gahoro gahoro. Nari mvuze kwa kundi bavuga ngo amasection ngo za PCB ni section nazo murabizi muri uyu mwaka uyu nguyu turimo hari section nshyashya zaje. Ubu ngubu muri college dufite Math and Science Stream 1, noneho tukagira na Math and Science Stream 2. Ubwo Math and Science Stream 1 harimo imibare, harimo biology, harimo chimie na physique. Noneho Math and Science Stream 2 ni imibare, physique, geography na economy. Ariko twebwe noneho tukagira n'indi section yitwa igiforoma, Associated Nursing Program turayigira. Ubu abana bacu ba mbere bageze mu mwaka wa 6 bazakora ibizamini bya leta. Ariko mbere ibi bitaraza twari dufite MCB, tukagera PCM, tukagera MEG, tukagera na MC. Yego. Wow, ndabikunze cyane. Noneho kugira ngo bano banyeshuri tuba motive, bo ntago ndabaganiriza ibintu byinshi kare twaganiriye bagenda banambwira nayo masection. Ubwo urumva ko kugira ngo mugirire societe cyangwa Kiliziya akamaro mu binyuza muri ayo masomo yose no muri za ndangagaciro. Ni nk'ibiki twakundisha bano bana, twabereka ko bino mubigisha biri pratique gute, ni izengero z'abantu mufite muri societe nyarwanda bize hari iwanyu babigezeho koko. Niba hari abahari hariye tuvuga nk'urugero nko mu seminari iwacu Cyangugu, yenda nk'umupadiri uyobora ikintu runaka niho yize, tuvuga uti yenda umuyobozi w'ibitaro runaka niho yize. Ni nk'abande b'ingenzi bize hari kugira ngo tukumve ko naba ngabo nabo aba ni ba petit frère babo ngabo na petite sœur. Abantu b'ingenzi bahize ni benshi. Ni benshi yenda baraza no kudukurikira baratureba, ariko ni benshi. Ndumva yenda ntabwo ari ngombwa cyane ko nagenda mvuga ngo uyu nguyu, ariko nawe harabuzi kandi muri domaine zose, abize imibare, abize comptabilité. Ugiye nko muri Rwanda Revenue wasanga hari abantu barimo cyangwa babayemo bize muri college. Wajya mu banyamibare dufite muri iki gihugu wabasangamo, wajya no mu mikino, college irazwi mu mikino ngira ngo urabizi. Haruna niyo nzima urabazi, abitwa ba Ismael, abitwa ba Alexandre Bizagwira n'abandi benshi, abo bose nabagiye baca muri college kandi bakaba bafite ukuntu bahagaze uyu munsi. Ndabikunze cyane. Ubwo rero barabyumvise ko bafite ba grand frère, bafite vision, bafite aho bagana. Rero padi mwaje hano muje mu by'umuziki, iyi ngiyi ni korali, bihurira he ko numvise muri abantu b'aba scientifique ibintu byo kuririmba n'ibintu by'amasiyanse bihurira he, bibafasha iki?
uti ibintu byo kuririmba n'amasiyanse bihurira he, bidufasha iki? Birahura kandi biruzuzanya. Biruzuzanya. Hari imvugo ikunda gutambuka kandi koko niyo roho nzima mu mubiri muzima. Umwana uzi ubwenge kandi umwana ushoboye kandi ushobotse. Yego. Ubwo rero ibyo kuririmba ni ibiza kudufasha kugira ngo twige neza, dushobore ya masiyanse turayiga nibyo, ariko n'ibyo muziki ntitwabishyira ku ruhande kuko akamaro k'umuziki twese turakazi. Ndetse ahubwo no kuririmba bidufasha kwiga neza, bigatuma dutsinda neza kandi bigatuma kuko tuba abantu buzuye, abantu nyabana. Kuririmba bibafasha kuri icyo gice cya roho nziza igomba gutura mu mubiri muzima. Nibyo. Ubwo rero Padiri urakoze cyane, ndi kubona Teacher hariya kandi ndabizi ko ari we umutoza w'ino korali, nawe reka tuganireho gatoya. Murakoze cyane Teacher. Kristo Yezu akuzwe. Teka ryose. Wahagarara hariya kugira ngo kamera ikubone neza. Nawe wasuhuza abadukurikiye ukanatwibwira. Mukomere cyane, nitwakiza inshuti ya Alexis, ndi umurezi muri Collège de Gisenyi Nyemeramihigo. Wow. Ariko uri n'umutoza w'ino korali? Ntabwo ari njyenyine, n'uyu padiri bavugishaga nawe turafatanya gutoza, ndetse n'uri animateur. Nawe n'umunyamuziki? Ni umunyamuziki n'ubu ari hafi cyane, twe turi mu masomo, twe tuboneka rimwe na rimwe. Wow. Watubwiye se kuri no korali? Iyi korali tubwireho ino korali ni Saint Ignace. Saint Ignace itubwireho nyine igihe yatangiriye n'ibyo wayishima, utubwire noneho n'impamvu nyine mwaje ahangaha. Urakoze cyane. Iyi korali mureba ntabwo ariko yahoze. Abapadiri aho bagarukiye muri collège ubundi hari korali ebyiri, Ire Viva na La Lumière. None abapadiri bagarutse babona kugira ngo bizabe byiza ari uko ayo makorali abiri yavamo imwe. Ko no mu bigo twagiye twigamo by'abihaye Imana haba hari korali imwe kandi ikomeye. Ubwo rero bakiza niko babigenje. Abana barabahuza donc bakorali imwe. None twebwe nk'abarizi tuhamaze igihe, iyo tugereranyije uburyo baririmbaga mu minsi yashize bitandukanye nuko iyi korali iri kuririmba. Uko iyo hari igitambo cya misa muri collège tukajyayo nk'abarezi tuba dutuye hanze, dusanga ko rwose abatoza dufite muri iyi minsi donc bari gukora. Iyi korali isigaye iririmba neza. Ubu turi gushima Imana. Wow. Ni byiza cyane. Mwaje hano nyine kuri kodinga iriya ndirimbo kuki rero mwahisemo mugamije iki? Yego. Urakoze cyane. Nkuko padiri yakomeje kubivuga nyine, ayo masiyanse agomba kujyana n'ibindi bituma atembera neza. Kuko hari abanyamuziki baba docteur. Aba bana mureba nyine ni Rwanda rw'ejo. Ni aba docteur. Ni aba docteur bejo. Bejo mu minsi itanze hari abo tuzaduhurira no muri studio nabo. Akaba yarize shimirwa akaba na producer. Hari n'uwambwiye ko azajya akora maintenance Ntiwumva? Ubwo rero ibyo byose turabihuza. Nibyo. Indirimbo mwaje gukora yitwa? Iyo ndirimbo nta kindi nifuza. Nta kindi nifuza. Indirimbo y'umupadiri witwa Gilbert. Yego. Ni indirimbo izwi. Waruvuze uti kubera iki ariyo mwahisemo. Nubwo ari nziza ariko iranaswe. By'umwihariko muri diocese yacu ya Nyundo. Yego. Kandi mu by'ukuri indirimbo izwi biba biryoshye kurushaho. Niyo mpamvu ariyo twahisemo, tunashimira Padiri Gilbert wayiduhaye, azaduhe n'izindi. Wow. Teacher urakoze. Harya Padiri mwambwiye ko mufite ama section ane. Murakoze. Wiga mu section? Niga muri MCE. MCE. Banzu twibwire nyine. Nitwa Uwayezu Merveille Aredezire. Niga mu wa gatandatu MCE. MCE yenda abadukurikiye batazi ibyo bintu byose mu Kinyarwanda. Nako muri abbreviation mu Kinyarwanda byo biragoye. Ni imibare, computer science na economy. Wiga mu wa gatandatu? Yego. Nk'ubu ngubu bahise bakwirukana nona. Ibyo wize hara muri collège Inyemeramihigo byakumarira iki? Nize byinshi, ahubwo ubwo byaterwa niba ari amasomo cyangwa ari ibindi bijyanye n'amasomo. Nyine urabizi ko umuntu yiga kugira ngo azabanze yigira ubwe, yifashe, anafashe igihugu na kirizi. Wowe kugira ngo kandi kwifasha nuko n'ifunguro rigutunga. Murakoze.
nitwa Fitinema Ange niga senior 6 MCE ni imibare ikoranabuhanga n'ubukungu muri Collège de Gisenyi Nyemeramihigo. Harimo ibintu by'ikoranabuhanga. Data wembwira nk'ubu ngubu nyine yenda tuvuge ntago bakwirukana. Bahise bavuga bati yenda haje nk'ikindi gikorona abantu bagiye kuba bihugiyeho kandi buri wese agomba kubona uko abawe ibyo wize byagufasha gute kubona umugati. Ibyo nize byamfasha cyane dushingiye nko kuri ekonomi kuko ariyo nisangamo cyane twigamo ibintu byinshi nyine bijyanye n'ubukungu, ukuntu wa managinga business yawe, ukuntu wakurura nyine abakiriye kuri business yawe, ahantu wayikorera nyine n'uburyo hateye. Rero nyine yagutse haramutse haje imbogamizi ku buryo tutakomeza kwiga, nshobora gushinga business nkayimanaginga neza kazatera imbere. Yego. Wiga n'ibintu byahise ubwo uje nkaguha akazi hano wagashobora. Biterwa n'akazi. Imashini yanjye yapfuye wayishobora. Nayishobora. Wayikora. Urakoze cyane. Yego. Uriya ukatubaza uyu musore witonda cyane. Kristo Yesu akuzwe. Teka ryose. Nawe twibwire. Murakoze nanjye amazina yanjye nitwa Twizerimana Anatole nkaba niga Collège de Gisenyi Nyemeramihigo. Ishami ni PCM ubwo no kuvuga Physics, Mathematics and Chemistry. Hari aho waturutse muri aho wabyirukiye, hari bagenzi bawe mu nganya imyaka, bamwe bari ku muhanda abandi bari mu biyobyabwenge. Ubona ari icyo barusha, nihe nama wabagira abatari kwiga? Barahari bagenzi banjye benshi yenda batagize n'amahirwe yo kujya ku ishuri, bari muri ibyo biyobyabwenge n'izindi ngeso. Nge rero nagize amahirwe yo kujya ku ishuri, nama nabagira n'ibindi byinshi nabona nabarushije. Kuko ku ishuri dufite amategeko nyine atugenga. Ntabwo twabona twe dukoresha ibyo biyobyabwenge cyangwa se n'izindi ngeso mbi. Mubonye uko mubikoresha rero ntabwo tubona uburyo se ko tutanabibona bitewe n'ukuntu uburere baduhereza. Ariko ubonye amahirwe yo kubikoresha wabikorera. Uyu twararezwe, baratureze neza, batugiriye n'inama baduha umurongo. Ubwo bari wabagira inama yo gukurikiza amategeko ya leta n'aya Kiliziya kugira nabo batabikoresha. Nabyo nabagira kuko itegeko niwo murongo wa mbere uyobora umuntu. Wow, urakoze cyane. Farati, ongera udusuhuze. Murakoze, amazina ni Ineza Jire, nkaba niga muri senior 5 Mate, Chemistry and Biology. Collège Inyemeramihigo ni igiki yiratira abandi? Ni iki wabonyemo wiza ahantu henshi no mu seminari n'ahandi henshi cyane ko watubwiye kare? Ni ngo yiratira abandi ku buryo umwaka utaha muzahita mubona abandi banyeshuri bashyashya. Ikiza wabonyemo washimira abapadiri babarera n'abarezi n'amasomo. Murakoze kuri icyo kibazo mumbajije. Ikintu naratira nuko bita ku bintu byose nta na kimwe baheza inyuma. Niba ari ugusenga no gusenga, niba ari ukwiga kandi nabyo bakabashyiramo imbaraga. Ndetse n'ibindi n'ikintu ushoboye urakigaragaza kugira ngo uzabashe kubaho neza. Murakoze. Ni gute muhuza tugana ku musozo amasomo yanyu na AI artificial intelligence zibafasha iki mu masomo yanyu muri iki gihe tugezemo ndetse no mu gihe kizaza? Murakoze. Hari isaha baduhariye tujya gukoraho ubushakashatsi mu smart laboratory nyine. Niho tugenda tugashaka ibintu dukeneye tugakoresha na AI kubera ko yo ashobora kuduha amakuru mbese ari global. Tukabona ku buryo bwihuse kugira ngo niba bitubaza ndetse hari n'ibindi tugira ngo PBA ama project tukayibaza ngatese gutya na gutya wadufasha ukadusobanurira ibingibi nuko ikadufasha tugashobora kumenya yuko nibiramuka bigenze gutya wenda biraba bipfuye cyangwa nibigenda gutya araba ari byiza. Murakoze. Murakoze cyane. Padi tugana ku musozo, igira ubutumwa ugenera urubyiruko rutagiye ku ishuri ndetse n'abandi bagiye kwiga handi bataje mu Nyemeramihigo. Tugana ku musozo unatubwire n'icyo yenda Kiliziya ifasha rino shuri n'icyo muba mubakeneyeho mwebwe, umusaruro mubakeneyeho nka Kiliziya. Ubutumwa yenda nagenera urubyiruko rutabashije kujya ku ishuri, icyo nababwira cyo yenda mu gihe cyatambutse kwiga byari bigoranye, ukaba wabura ubushobozi
ntiwige, ariko ubu ngubu uko bimeze ubu ngubu leta yacu numva nta muntu wakenera kwiga ngo abure ukuntu yiga. Urwo rubyiruko rero rutabonye amahirwe yo kujya kwiga yenda hatambutse, nabagira inama yo gusubira ku ishuri, kuko ubu ngubu kwiga biroroshye, kandi ibikenewe kugira ngo umuntu yige neza azabashe kwigirira akamaro birahari. Uro nta rwitwazo kuvuga ngo kwiga byaranze, oya. Ngiye nabagira inama abo bigishoboka gusubira ku ishuri, kuko kwiga bifite akamaro twese tuzi. Ikibazo kindi warumbajije, Kiliziya Gatolika uruhare kwiga mu ishuri rya Kiliziya Gatolika bitandukaniye he no kwiga mu ritari rya Kiliziya Gatolika, kandi mwebwe n'uhe musaruro muba mukeneye ku banyeshuri banyu? Itandukanyirizo riri hagati y'ishuri rya Kiliziya Gatolika n'ishuri ritari rya Kiliziya Gatolika, twese turarera nibyo, twigisha amasomo biologie, physique, chimie n'andi masomo agiye atandukanye, ariko agakeregeshwa ka Kiliziya nuko twongeraho icyo kintu, turarera umwana ushoboye uzi nyine ayo masomo, ariko tukongeraho n'ako kantu k'umwana ushobotse, kandi twagatsindagira cyane, kuko tuzi neza ko kuba ushobotse ari ingenzi cyane kugira ngo uzigirire akamaro, ukagirira umuryango wawe, ndetse ukagirira n'igihugu cyose kiba cyarakoresheje ibishoboka byose kugira ngo ujye kwiga. Padi, ndi hafi kubyara, ubwo umwana wanjye nzamuzana mu Nyemeramihigo, rero ndumva ari heza rwose, ahubwo akivuka uzatubwire tube tukubikiye umwanya, kuko koleje ni ishuri ryiza cyane. Abahize barahazi, n'abahanyura murahazi, abafite abana rero hirya no hino rwose nabararika bakaza kwiga muri koleje, amarembo arakinguye.